cya shitani cyarakaye. umusore utangiza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. Yo, what's up, beautiful ladies and gentlemen? Let me hope that all you are fine. My name is Vadon. Iyi ni D1 TV nk'ibisanzwe maje kuhugiza amakuru menshi y'imyidagaduro bagiye atandukanye y'abagaruka hano mu Rwanda ndetse no hanze. Mbaje kuhugiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye byinshi kabisa. Gusa cyane cyane twibanda ku makuru y'imyidagaduro ngira ngo urabizi neza cyane. It was been long while nta kintu ndi kukugiza ariko urabizi neza ko ubuzima bwawe bworoshye. Sometimes bari ups and down. Ubundi ubuzima nye ni cyabona. Gusa nizeye ko mumeze fresh cyane. Ngira rero nitwa Bado nkuko nikubwiye. Ni D1 TV nkuko uri kubibona. Jango ni platform nziza cyane umenyere gukora amakuru y'imyidagaduro ameze neza cyane. No muri kano kanya twagarutse. Bang after bang. Je kugizaho n'indi nkuru bamwita Sabe Murungi cyangwa se Sabe News nkuko bari kubwita muri rabisi. Yo hari amafoto hari amashusho rero akomeje gukwirakwira. Nyuma y'iminsi mike y'abantu batangiye kumwiha bitewe nuko yagaragaye asimbuka igipangu ahantu ndetse bikaza kumuviramo kuvunika cyane kabisa, aho byaje no kumunanira kuva aho hantu yarasimbutse igipangu kuhikura bakagomba kubamukura. Ibintu bikaza guteza saga rero. Ngira ngo muniba ujye kuri cya social medias ayo mashusho yarakwirakwiriye cyane, wagibona cyane ko hari n'ibintu abantu bakunze kugarukaho cyane saga y'igihe kirekire. Ni nyuma yuko yaramaze hari hacemo iminsi mike n'undi yago watanye ari kumumenera umuco avuga ati ibi bintu kano kagabo kankoze ntago ari byo, yarandaburije bya danger ndi kumusengera n'ibintu bizaba naye muraje mubone mu minsi mikeya. Tugize ujye tubona umuhungu rwose ngo yigize jetri yarimo arataruka ibipangu amaguru arakonyagurika. Bamwe bakoze indirimbo abandi bakora ibiganiro ndetse bamwe baravuga ati birashoboka yuko Sabi yari mari shyushye ku banyarwanda noneho cyane cyane mu myidagaduro. Birashoboka yuko abantu bose bari bakeneye akantu gato kaka breakthrough kugira ngo baze kumufatiraho kugira ngo baze babona ahantu bamuhera bamuvuga. Ariko ikintu kirenze video zikugira zikwirakwira muri no misi ako ka video kabwe ko gusimbuka igipangu niko karikoze biza gutuma none n'abandi banyamakuru barimo ba disclaimer baza kujya n'ahantu ibyo bintu byabereye. Yo bajyana bavare kabisa baragogera bati aha hantu niho byabereye, bashaka abantu babahereza ukuntu byagiye bigenda. None umunsi ku munsi ko bwije nuko bukenera ko amashusho agenda asohoka bayashyira hanze. Uno munsi asohotse kamwe, ejo asohoka kandi abantu batangiye kwibaza tese ubundi ibi bintu bizagira episode zingahe. Bakomeje kwibaza ibintu igihe episode bizagira ariko nta muntu n'umwe ubizi kuko nijo wabona haje kandi ka video nejo bundi gusa aho ngo ikintu gihari amaze kujya hanze amashusho agaragaza neza ukuntu ino story yagenze. Ino story ya Sabe ukuntu yagenze n'umukobwa n'umugore bita Ngwino, n'umugore ufite umugabo unafite umundi mukobwa bavukana b'impanga kuko ni abantu babiri b'impanga, ariko Sabe yagiye kureba no mukobwa umwe cyane ko abantu bigeze bakoresha ikiganiro kuri channel ye n'ubundi ya ICB TV bakorana ikiganiro. Urumva kuko biri kose bagiye banaba in touch buriya uko biri wahuje n'umukobwa ukabona nyine yo ushaka hari ukuntu mwahuza ibintu mugacilinga byarangira n'icyo kiganiro mwaba kugikora mugakomeza connection cyane ko n'ubundi igihe ikiganiro cyanjye mwakomeza mugaconnecta cyane ko ushaka kongera kumukina mugakora n'iki kiganiro cyangwa n'ibindi bintu ariko nako karu nyine ko kugira ko ko kugira nka Sabe nyine kugenda busabe nako kakazamo. Rero ayo mashusho yagiye hanze agaragaza neza uko byagenze kugira ngo Sabe asohoke mu nzu yirukanke naho yanyuze. Ubundi mu bisi yashize akavido kagenze twakabonye Sabe yasimbutse igipangu yavunitse amaguru bari kumwegura bari guhisha isura bari kugira bate, ariko none akavido kagiye hanze no munsi nko kuri kona kuri screen yawe Sabe yasohotse mu nzu anyura mu misoto arangije arimo arirukanga. Ntabwo biri gukunda ntabwo byoroshye kuri no mihanda birakaze sana ngira ngo urimo urabyenda kuri screen. None hano hafi rero dufite kandi ka video kagaragaza abantu bari hanze mu gipangu Sabe yararimo ararebera ibyo byo na Ngwino, ariko hanze hari abandi bantu bahari bafite telefone
bari kumenya ngo niki kiri kujya mbere bari gutata bamenya ngo ayo makuru ari hanze ntayahe, ndetse bari kumwandikira bakajya bacata. Hano hari umugore kubona hanze yari ari kujya yandikira Ngwino amubwira ati rero uko biri wowe ushake muje ko ibyo bintu byamenyekanye, ushaka ukuntu Sabe yasoka mwakagenda. Haramwandikira none umuntu w'umugore nko kuri kubona hafi hari undi muntu bahagararanye, umugore ariko byamugwa ariko ibibazo byinshi byamushobeye, ariko yazi ukuntu bigiye kugenda, ariko akajya akomeza akandikira uri mu nzu, agakomeza akamwandikira message, akakomeza akandika kugira ngo bareke ko barabura Sabe agasohoka nawe agacika. Ubwo Ngwino nawe yari kwibaza ukuntu bigiye kujya, batigira usoze wagiswa we muri soke biruka. Ibintu byari byakomeje gukomera n'undi mu nzu kwa Ngwino, bavuga ati umugabo agiye kuza ibintu urahita none abirangiza. Sabe nawe umutima uri guterera mu gihe bavuga ati baranca none noza ntago ibintu bikira. Irangira Sabe birangiye aba bantu uno mugore uri kubona kuri screen none umuntu bari kumwe bamaze kugenda. Sabe nibwo uri kubona hano muri kano ka video yasohotse, areba hanze abonye ko nta muntu hari, ubundi none harakata gatoya arirukanka. Cyangwa uri kubibona neza cyane, hari guca mu misoto arirukanka, induru zavuze ngo amaze kugira hariya hirya gato amaze kurira, abona ko n'ubundi ntabwo bihaje ko yataragira hanze igipangu. Aravuga ati ahangaha rero ngo atagomba kuhasimbuka, yigira jetiri. Hanyuma biza kurangira ubwo n'indwara nayo iva mu mibonano mpuzabitsina hajemo no kuvunagurika no gukonyagurika abagore. Ubwo ibizo byongera kuri sida n'izindi ndwara. Nuko nguko bimeze ko ino mihanda ntabwo ibintu byoroshye, ntabwo byoroshye na gatoya. Sabe bakomeje kumwota, ariko hari ikiganiro yagwegeza kuri arangije avuga ati ano mashusho nubwo ari kujya hanze, nubwo bwose nko kuri famille ya Sabe biri kubafekta cyane cyane nk'umugore we, avuga ati ariko buriya nubwo byose bimeze uko nguko ntabwo ari byacize nta muntu utajya kwakakiza hano ngo usanga arimo arakora ibintu nk'ibi ngibi. Ahubwo ikintu umugore wa Sabe agomba kumenya nuko ngo washyira hariya Sabe yamwigisha mushyira public, none akantu yacanze ko kumushyira public kugira ngo amusaba imbabazi, yasaba imbabazi muri public kugira ngo yago nawe ibintu bye bigaragare ko ibyo yavuze ari byo. Niyo mpamvu yatanze agishije ngo abantu baze kugenda, Sabe yaze kugenda ajye hanze muri public, ubundi noneho nyine asaba imbabazi nyine ku mugaragaro, yagira ngo nyine ibintu bye bize kujya ahagaragara. Ariko nicyo twavuga ahangaha nuko urumva nka famille biri kuyafekta bya danger, ariko ni nabyiza ko nimba uruzi kuri umuntu w'umugabo, uri umuntu uri royo, ntabwo wakabaye kuri utuntu nk'utugutu. Naye banze umuntu w'umugabo ko ari guca mu kanwa karimo arirukanka, yararimo arirukanka ku mugore ufite umugabo. Ni ibintu bya danger, niyo mpamvu tugomba kwirinda, ubundi kandi tukabaho nyine muri life ya fresh. Ariko nanone hagati aho nimba ingeso yarakunaniye, wirinde ukoresha agakingirizo at least, ubundi nawe imisozi ugikomeza uyirukanka ugikomeza uyirye. Gusa hagati aho ngaho reka ngushimire ko wakomeje gukurikira ibiganiro bya The ON, gushimire cyane kandi nkwibutse ko ugomba gukanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira inkuru zacu nk'izi ngizi umunsi ku munsi. Ndajya nkugezaho breaking news, it's a bang after banger. Wowe ikintu usabwa ni kimwe, nuko utajya kure kandi subscribe, ukanda like, ufunga notification, kandi ushaka no gusangiza ikiganiro nk'iki ngiki inshuti zawe igihe uzi ko hari umuntu interested yo kucyumva, right? Reka neze ko mumeze neza, mukomeze kunogerwa na gahunda za DON TV.